Hano kwiye gukura amakuru yose y'imyidagaduro kwiye gukurikira kandi bikagenda neza cyane. Ndakubwiza ukuri ibintu bigiye kuza muri Miss Rwanda ni ibindi bindi. Ibintu bigiye kuza muri Miss Rwanda ni ibindi bindi. Ndakubwiza ukuri ngira ngo Miss yashize nibwo twakubwiraga ibyabaye abakobwa bitabiriye mu mujyi wa Kigali dukiritika tuvuga tuti oya mureka abantu bafite beauty, mureka abantu badeservinga kujya mu irushanwa barijyemo, mureke gutangira kuvanga ibintu. Niba mutegura Miss Rwanda, Rwanda Inspiration Backup, Minister, like maybe aterankunga bose mufite, murebe umwana ukwiye kumerita kujya muri Miss Rwanda bari ujyamo. Mureke kwigira amarushanwa yango yo piga abantu batangira kugenda babizamo bamuganira wa musore yo gatumye mureka kuza mu bintu gutya. So ikiro ni kimwe rero sasa. Kino kibagiye guhita mubwira aka kanya. Mfite urutonde ngiye gukoreka abakobwa batandatu ahangaha. Abakobwa ariko mbere yuko nanabivugaho hari ikintu ushaka kubwira abantu. Ni ibitekerezo byanjye personally, ntabwo ari ngitegura Miss Rwanda nta n'undi rwari ngiramo. Njyewe icyo nakwibwirira wa muntu ukurikira Miss Rwanda n'umuntu uri kurireba kino kiganiro, abantu ibintu byo kuvuga byo kwiruka abantu bavuga ngo Miss Rwanda ngo ntabwo ari beauty cyane ngiki ngo bareba ngo n'ibindi ngo beauty ngo culture ngo brand. Guys, twebwe ikintu cya mbere tureba Miss na marushanwa y'ubwiza nicyo kintu cya mbere globally. Urumva niyo mpamvu uzasanga bigoranye cyane ko umuntu mugufi ufite santimetero nkeya cyangwa se umuntu ufite ibiro byinshi, uwo muntu ntabwo ashobora kujya muri Miss Universe. Bibaho n'abantu b'intoranywa. Kubera iki? Nyine buriya hari standards za beauty baba barashyizeho bakavuga bati uyu muntu mwiza wenda ukwiye kujya mu marushanwa y'ubwiza bwa like Miss. Habana n'aba Miss banini babaho, by the way. Miss aba Miss bafite ibiro byinshi nabo bagira kategori yabo, ariko iyi ni Miss y'abana bakosotse. So ikintu rero cyo kuzajya mufata Miss Rwanda mugatangira kujya muyivanga mushyiramo ibintu reka sinakubwira. Oya dufite abakobwa beza, abakobwa baduhagararira bakagera ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu nshima, dore ko aba bakobwa bose nabonaga babyitabiriye bivanga mu bintu bitari ibyabo, bacishije umweyo barakubura basigazamo abana bameze neza. Nabahagarariye umujyi wa Kigali aka kanya navuga ngo abakobwa bameze neza cyane basobanutse. So guys, tugiye kureba urutonde rw'abakobwa nk'uko nari ndikubwiye batandatu. Aha ni hatavamo Miss Rwanda. I am repeating this one more time. Muri aba bakobwa batandatu bazitabira Miss Rwanda cyangwa se babonye pass, niyatavamo umwe ngo tware Miss Rwanda, ngewe Miss Rwanda nta nubwo nzongera kuyireba n'umunsi n'umwe, kubera ko nta kindi kintu twaba dusigaje tudatoye abakobwa batandatu ngo avemo umwana umwe muri aba bana bakosotse. Wa mwana uzahagarara igihugu. Ngewe narebye Miss East Africa, ndeba uburyo abanyatanzania basaze bavuga bati no fucking way, this is not happening. Are you kidding with me right now? Ntabwo babonaga ukuntu umuntu ashobora kugenda. Miss wasohokeye like Umunyana Shanita, abantu bose muri Tanzania yaba n'abantu yewe baravuga bati this is a Rwandan beauty, this is where it belongs. Na handi ubwiza nk'ubu bwavuri usibye kwa President Kagame. So riko ko twamaze kubona ko iki kintu kitublandinga. Dufite ya beauty, abana bacu bafite beauty iblanding igihugu. Na bintu byo kuzajya mufata abantu ngo njye nk'abantu bagiye batura muri Miss Rwanda ngo no way, this is holy shit, this is not. Navuga ntabwo ibi bintu byari bikwiye kuba dufite abana bameze neza bakosotse kandi bitabiriye irushanwa. So icyo ni kimwe njye ibintu byo kuzajya bavuga ngo imishinga ngo abakobwa ngo ufite imishinga girenze umushinga nkuko nabivuze ubushize wigeze wa muzima like umukobwa yakoze tukawubona ni uwuhe. Niba mutora umwana ukosotse ufite beauty igaragara barahari abana bameze neza, kuko n'ubundi at the end of the day iyo mishinga muvuga ngo president bagira gute nta kintu bakora ntayo batwereka. So rero byibura dutora umuntu umeze neza uzahagarara igihugu, buri muntu wese akavuga ati yeah exactly beauty from Rwanda. Urumva
so rero nibyo nari ndi kuvuga nakantu kari gaciyemo gatoya kugira ngo okay mujye mureba ko umuntu afite ubwenge ashobora guhagarara imbere akadelivaringa speech ashobora kugira gutarika ibyo kuvanga imishinga guzamarira iki gihugu ngibiki ibyo bintu byose guhera kwa Mbati Grace kugeza kuri Miss Ingabire Grace nta kintu mu mishinga bavuze bigeze bakora gifatika ntacyo ibyo nabihagararaho n'amaguru yanjye 100%. So mutora umwana ameze neza uko sotse urumva. So abakobwa bagira kuri 6 ndagira nkubwira n'amanimero yabo aba bakobwa nkuko nari maze kubivuga njyewe nimbona nta mukobwa urimo mu bakobwa ngiye kukubwira bati utwaye Miss Rwanda ndakubwiza ukuri ko ntabwo nzongera kujya ndeba ibintu bya Miss Rwanda nta nubwo nzongera kujya mvuga ngo ibi n'ibi reka ubwo nyine bizaba ari ibintu biraho. Umukobwa number 1 cyangwa se uwa mbere ni umukobwa ufite numero 27 yitwa Keza Mauricia. Keza Mauricia uyu natatwara Miss Rwanda cyangwa se ngabe mu bisonga nzavuga ko ibi by'amarushanwa n'ubundi bazabireka bagashaka abandi bantu. Nese udatuye umwana nk'uyu nguyu umeze gutya watura nde? Udatuye umwana w'igihagararo kimeze gutya, umwana ufite beauty ingana gutya, umwana ukosose kuri uru rwego tujye tuvugisha ukuri udatuye umwana umeze gutya watora uwe mwana ukeneye uwe wundi iyindi beauty ye irenze iyi ngiyi uri kubona imbere yawe. uwo ni uwa mbere afite nimero 27 ushobora no gutangira kumutora ukamufasha ko yatwara Miss Rwanda. Icyo ni icya mbere. Ku mwanya wa kabiri haraza nimero 25 witwa Kayumba Dalina. Kayumba Dalina uyu niba datwaye Miss Rwanda nguyu mpamaganira ureba igihagararo reba taye reba umwana uburyo ahagaze urumva uyu nguyu nadatwara Miss Rwanda cyangwa ngaze mu bisonga. Njyewe mubwije ukuri ko Miss Rwanda mu mwaka wa 2023 nta kintu kimwe nzaba nkirebaho nta kintu na kimwe urumva ibyo ngibyo mu gihe bijyana hirya. Reba umwana uburyo ameze big beauty. This is one of the beauty right here. Ibi nibyo abantu bamwe na bamwe batazi wenda ikintu kimwe u Rwanda ruri blessed kuri cyo kuba dufite aya masura ameze gutya abana basa neza gutya like ni umugisha nta gihugu na kimwe kitakwifuza kugira abantu babiti representing abameze gutya you know. So look around. So uyu nawe ari mu bantu ngiye unanye nakubwiye n'abakobwa 6 maze kukubwira uwa mbere witwa Keza Mauricia n'urwi wa kabiri witwa Kayumba Dalina dufite nimero 25. Ngiye kukubwira uwa gatatu ngiye kugukubita uwa gatatu urumva nibyo nakubwiraga ngo mutora abana bafite ubwiza bugaragara ureke ibintu byo kuzajya mu abana barahari. Umwana uze ku numero yindi nimero 40 n'ubundi na 4 turabizi rwose bamwita Nshuti Muheto Divine. Uyu nawe nataza mu bisonga cyangwa se ngabe yabe Miss Rwanda ibya Miss Rwanda byanyu muzabyigubanire dukeneye abana bameze neza bazahagurura wa mwana ugira mu kindi gihugu abantu bagatitira bakavuga ati uyu ni Miss koko urumva. Uyu ni Miss ibintu by'imishinga mugera mu bijyana y'ibyo uko n'imishinga yanyu muvuga like mu wabwira ngo bakore none se ubundi ikintu kimwe umwana naza n'umushinga mwiza akenshi imishinga abakobwa baba banayifite aho mu kibazo abategura Miss Rwanda nta bushobozi baba bafite bwo gutuma imishinga iba implemented 100%. Ari niyo mpamvu usanga abana bategura imishinga ugasanga birangiye n'ubundi imishinga nta kintu bayikozeho. Umwana niba afite umushinga wo kuzana wenda ikintu runaka mu gihugu murareba mugasanga n'ubundi ya company cyangwa se babandi bakagombye kuba mutera inkunga nta kintu bafite kibuze kuba like Miss Rwanda yirangiye urebye nta yandi mafaranga baba bafite kuba bamufasha kugira ngo umushinga ushyire mu bikorwa. So ikibazo ni kimwe rero mutora umwana ukosotse yazaga ku mwanya wa gatatu kabisa twa Nshuti Muheto Divine kaho kubita uwa 4 ndagukubita uwa 4 urumva urebe uko ibintu yabyifashe hano walaye. Ku mwanya wa 4 araza witwa Uwase Rugamba Gloria
afite nomero 65. uyu mwana natara Miss Rwanda ntazi no bisonga yewe 2023 Miss Rwanda ndahita nyisezerera nta kintu zabagirira aho ngaho. uyu mukobwa reba umwana ukuntu ahagaze mwuma akunda asa neza ukuntu afite beauty naturelle. uyu mwana nawe agomba kuza muri abo ngabo. reka twihute cyane ku wundi mwanya. Of course ni umukobwa witwa ufite nomero 53 witwa Umuhoza Emma Pascaline. uyu Umuhoza Emma Pascaline nawe ari mu bakobwa mvuga nti nimuramuka naramuka adatwaye Miss Rwanda cyangwa se ntazi mu bisonga tukabona ibintu byaho ngaho turimo turabona abantu bari from nowhere bari kuza badafite baza ibintu bya Miss Rwanda ngewe reka ntabwo rwose. ikindi maze kubona naje gusanga ari ukuntu bafata abana ngo bize ngo bigongo bavuga ibyongereza ngo byiza ngo bagize gute bakaba batora. reka ikinyarwanda kiremewe, ikinyarwanda cyagiyemo kiremewe. n'umwana naza afite umushinga bimuvuga ngo afite imishinga niyo ya presenta mu kinyarwanda muzabyumve gutyo kandi mwumve ko ururimi rw'ikinyarwanda narwo ruri kuri standard nziza mwarushyizemo mubizi. navuga ikinyarwanda ni kimwe nuko yavuga igifaransa cyangwa icyongereza. niyo mpamvu mubwira nti muri aba bana hasigaye umukobwa umwe, ni umukobwa witwa ufite nomero 18. umwana ufite nomero 18. uyu mwana nawe nadatorwa nomero 18 nadatorwa ngayo Miss Rwanda cyangwa se abamwe mu bisonga bamwita Ishimwe Stacy Agley. Ishimwe Stacy ufite nomero 18 nawe nataba Miss Rwanda cyangwa se mu bisonga Miss Rwanda yanyu muzayigumanire. ngewe ndi gutyo babwe n'abakobwa 6 urababona